muhanuzi amaje kurya imyungu, amaje kurya ibishyimbo, yanze kurya ibiryo by'ibwami, yanga kurya ibiryo bitetse neza, ngo arimo arumvira Imana, ariko ahuye n'umuhanuzi w'umusaza biranga neza neza. Hari abakobwa benshi bapfiriye mu byumba bya deliverance, bapfiriye mu byumba bya deliverance. Ahangaha bapfiriyemo muri ibyo byumba. Wanze gusambana, wanga gusambana n'abaguha amafaranga, ariko uyu munsi wa none ubugingo bwawe butakaje ku kintu cy'amafuti, kubera gukunda ibitangaza, kubera gukunda kuraguza cyane, kuzenguruka mu bahanuzi, kubera gukunda kugendagenda. Ntimushaka gusoma ijambo ry'Imana, ariko mupfiriye muri deliverance z'amafuti. Uyu munsi umuntu arakurongoye ngo arimo arakuderivura, ibintu by'amafuti biri aho ngaho, wishwe n'imyungu. Iyo ni imyungu, sibyo? Wishwe n'imyungu. Wowe ushize mu bwenge bwawe, ugashyira mu bwenge bwawe, sibyo? Wowe urumva umuntu yakuderivura kubera yuko yakurongoye? Urumva yakuderivura kubera yuko waryamanye nawe? Rega bakabikora n'abadamu b'ibikwerere, n'abantu ubona yuko basobanutse, ariko kubera ko banze gukunda ukuri, niyo mpamvu ubona abantu barimo barapfa, niyo mpamvu ubona abantu bapfapfanye. Imana ntiyoshywa n'ikibi, nta n'uwo yacyohesha. Rero hari abantu bapfuye kera, hari abantu bagenda ukabona baritswa ko bakorera Imana, ariko ni abahanuzi b'abasaza, ni imirambo igenda, bapfuye bahagaze. Ubabona ko bareba, ariko ntibareba. Bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva, bafite amaguru, urabona baragenda ariko barahagaze. Bapfuye bahagaze. Ni abatindi ku mutima, ni abakene, ni abantu bo kubabarirwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni abo kubabarirwa, abo bapfuye bahagaze. Imana itugirire neza. Ndetse rimwe na rimwe bifitemo ubunyamaswa muri bo. Imana itugirire neza. Ubabona ari abantu, ariko ni inyamaswa abantu. Rero abantu ureba urabona bararushye, kubera ko abantu bararushye. Uyu munsi wa none urarushye, kubera ko urushye. Rero emerera Yesu akuruhure. Yesu niwe karuhura. Uyu munsi muranga abantu bababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, mukimika ibinyoma mu mitima yanyu, kubera yuko ngabo ari bo batagize icyo babatwaye. Mugasambana bakabibarekeramo, mukiba bakabibarekeramo, mukagira amagambo bakabibarekeramo, ariko nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero abahanuzi benshi basigaye bafite amayeri. Aya mayeri ni nyakubwira, niyo mayeri abantu benshi bapfiriyemo. Ni amayeri basigaye bakoresha. Uyu munsi wa none hari ibindi byamaje abantu basigaye bakora bisa n'amaji, barabyita ko ari umurimo w'Imana, ariko ni imbaraga za gipfumu. Ni imbaraga za gipfumu. Ibi ngibi ndabibabwira. Ntawe ntinya, ntawe ngiwe, ntawe untunze. Njye ntunzwe na Kristo. Ndashima Yesu wampaye agakiza ke ku buntu. Uyu munsi ndabivuga kugira ngo abantu nimurokore ubugingo bwanyu. Uyu munsi mwirukiye mu bintu ngo kubera yuko umuntu ngo abasha gusoma amazina, ngo agasoma amazina ngo muri iri teraniro ngo harimo umuntu witwa runaka, yarangiza akavuga nimero zawe, ariko nyamara ibyo ngibyo arabikora nuziba abasaza, sibyo? Uyu munsi wa none rero emera ubaturwe, wemere yuko wayobye, wemere gusubira ku rufatiro. Ndakugira inama, subira ku rufatiro, usubire ku isoko yo gusoma ijambo ry'Imana, kandi wemere kunyurwa n'uburyo ubayeho. Ariko abantu murashaka ibitangaza, nicyo gitumye mwinjiye mu bupfumu bushasha, mubwita ubuhanuzi. Niyo mpamvu uyu munsi mwahuye n'abahanuzi b'abasaza babarisha imyungu, mwariye imyungu. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ubona murimo murapfira mu nzira. Waragiye muri deliverance urasambana ngo barimo barakuderivura, kuva wavayo urimo urasambana nk'isazi. Ese warabohotse cyangwa iyo ni imyungu bakurishije imyungu? Waririnze wanga gusambanira amafaranga, ariko uragenda. Uko ni kwa kundi bavuga ngo imbwa yariye umuntu, uko ni ukuribwa n'imbwa. Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge,
kandi dore kuva mu byaha niko kujijuka. Ndasubiramo, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Benshi muvuga ko muri abanyabwenge ariko muri injiji zo kubabarirwa. Benshi muvuga ko mureba ariko muri impumyi. Benshi muvuga ko mwambaye ariko mwambaye ubusa. Benshi muvuga ko muri abakire ariko muri abatindi. Muri abatindi bo kubabarirwa. Muri abatindi. Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana, habwa umugisha n'Imana ugarutse kubana natwe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndagushimira uburyo udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Ndabakunda cyane kandi ndabasengera. Kuri wowe bitameze neza, reka nkubwire ngo komera. Ijuru hari Imana ishobora byose. Hamwe no gusenga nzi neza ko hari Imana izatabara bikagenda neza ku buzima bwawe. Uyu munsi urimo urabona byaranze, urimo urabona nta nzira, nta buryo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu ijuru hari Imana kandi ishobora byose. Imana niyo kwiringirwa, niyo yo kwizerwa ibihe byose. Niwizera Imana ntacyo uzabura, niwizera Imana izakugirira neza kandi izagutabara. Uyu munsi biba byanze ariko ejo birakunda. Ejo hawe ni heza, ejo hawe ni heza. Komeza wiringire Imana, komeza wiringire Imana. Mbonye abantu benshi twatangiye gusengana muri iyi saha y'igitangaza, isaha yo kubohoka y'ubuhanuzi. Hari abantu bari bafite ibibazo kandi bibakomereye, wabonaga ko bibagoye, ariko dusenga Imana. Hamwe no gusenga Imana, Imana igira icyo ikora. Uyu munsi barashima, uyu munsi bameze neza, uyu munsi bafite amashimwe ku buzima bwabo. Nawe wagira ishimwe, nawe hari icyo Imana yakora. Uyu munsi rero ndagarutse ngo tuganire, kuko hari ikintu umwuka w'Imana mpishuriye kugira ngo nze nkikubwire, kandi icyo umwuka w'Imana mpishuriye nkizanye ku buzima bwawe. Nzi neza ko uko nucyakira ukacyizera, hari icyo Imana iri bukore, hari icyo Imana iri bukore. Hari ahantu Imana iri bukuvane, hari ahandi hantu iri bugushyire. Ijambo ryo ryambwiye neza cyane, rirambwira ngo erega haracyariho ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Haracyariho ibyiringiro naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Muri wowe rero harimo umugisha, kuko Imana yagusezeranyije umugisha. Kuko umugisha ntuba ahantu, umugisha uba mu muntu. Umugisha uba mu muntu, muri wowe harimo umugisha. Umugisha wawe Imana yavuganye nawe, nta muntu wabasha kuwukwambura, nta mwana w'umuntu wabasha kuwukwambura, nta wabasha kuvuga ngo hoya. Imana yavuze yego. Imana yivuze yego, byanze bikunze ikivuze iragikora, kandi ikigambiriye iragisohoza, kuko ni Imana itananirwa, ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Rero humura, mu ijuru hari Imana. Ko yari iri kera, na n'uyu munsi niko ikiri. Uko yakoraga ibikomeye, na n'uyu munsi niko ikibikora. Uko iyi Imana yahinduraga amateka, na n'uyu munsi niko ikiyahindura. Rero humura, Yesu ari ku ngoma. Uko yari ari kera, n'uyu munsi aracyakora. Reka rero nongere nguhe ikaze, nkubwire ngo gubwa neza. Tumaze iminsi tuganira ibintu byinshi kandi byagiye bifasha abantu benshi, kandi bagiye bahindurirwa amateka. Nakubwiye abari bafite ibyifuzo, Imana igenda ibikora. Nawe uyu munsi cyawe Imana yagikora. Ariko nyirizina abantu mwaguye, abantu mwacitse intege, ko buriya kugwa kubamo kubiri. Hari umuntu ugwa mu mutima, akaba n'umuntu ugwa bisanzwe. Kugwa mu mutima ni igihe umuntu aba asenga ariko atabasha kwizera. Ugasanga urasenga ariko kwizera kwaragiye. Uyu munsi ugasanga nkubwira ngo Imana izagutabara, ngo aha, ngo genda, ngo ibyo ngibyo ngo ndabizi. Ugasanga uyu munsi kugwa kwarabaye. Ikindi ndigira ngo mbabwire, nimwizere Imana kandi mwizere n'abakozi b'Imana. Nimwizere Imana kandi mwizere n'abakozi b'Imana. Ntabapfira gushira. Mu gihugu cy'u Rwanda haracyari abakozi b'Imana, haracyari abantu buzura umwuka wera w'Imana, kandi haracyari abantu bavuga imirimo y'Imana. Hari abantu bakivuga gukomera kw'Imana. Hari abantu Imana igikoresha, kandi hari abantu Imana igikoreramo.
rero ntabapfira gushira. Uyu munsi hari ikintu kivuga ngo abakozi b'Imana ni abesikoro, abakozi b'Imana ni abajura. Rimwe na rimwe njya nkunda kubona n'abantu, ugasanga mu bantu dusengana, ugasanga mu bantu, ugasanga rimwe na rimwe arakubwira uranyandikiye ngo ngusengere Imana, kandi nanone utangiye kumbwira ngo ntabwo wizera abakozi b'Imana. Niba utizera abakozi b'Imana kubera icyo unyandikiye, Imana y'amahoro itugirire neza. Niba utizera abakozi b'Imana wikwirirwa unyandikira, Imana y'amahoro itugirire neza. Niba utabizera nyine ntubizera, waraguye mu mutima, Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye kwizera ko Imana ikorera mu bantu, kandi Imana ifite abantu yatoranyije ibahitamo, iravuga ngo mbahaye uyu murimo nimugende muwukore. Imana itugirire neza. Rero Imana iracyafite abakozi, ntabapfira gushira, ntabapfira gushira. Mu gihugu cy'u Rwanda haracyarimo abakozi b'Imana, baracyarimo bakorera Imana, baracyarimo bubaha Imana, baracyarimo bagendana n'Imana, bakora iby'Imana ishaka. Ijambo ryo ryarambwiye ngo mu mahanga yose uwubaha Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera. Rero uyu munsi ijambo ry'Imana mu Ngoma za 2:20 ngo Yehoshafati abwira Abayisiraheli, arababwira ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, ariko arangije arababwira ngo nimwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Buriya Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ifite umuntu yavuze ngo ndamutoranyije. Imana y'amahoro itugirire neza, ndamutoranyije. Rero niba umuntu Imana yaramugiriye icyizere ikamugabiza umurimo, uyu munsi wa none wibitindaho ndetse winabizanaho impamvu. Imana itugirire neza. Ni nayo mpamvu njya nkunda kubabwira ngo ntugacumurire ku bantu b'Imana, ntugacumurire ku bantu b'Imana, kuko buriya nawe uramutse wirebye ntabwo wasanga umeze neza. Umuntu w'Imana uyu munsi yananirwa, yagwa, ariko ijambo riravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntabwo azarambarara. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ntukabe mu buzima bwo guca imanza, ntukabe mu buzima bwo guca imanza, ntukabe mu buzima bwo kuvuga abandi, ntukabe mu buzima bwa negativite gusa. Jya wemera ko hari ibyo abakozi b'Imana bashoboye. Uyu munsi jya wemera ko hari imbaraga y'abadayimoni igiza muri wowe, ugasanga ntuyishoboye kuyirukana, bigasaba yuko witabaza umukozi w'Imana akagusengera, kandi dayimoni ikakuvamo ikagenda. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari uwagusengeye igitangaza kirakoreka ku buzima bwawe, ariko ntibibujije ko hari n'uwaguhemukiye. Ariko abo bose babaho, kuko habayeho abana babiri ba Adamu kandi bose yibyariye. Imana itugirire neza. Hari yabyaye Abeli abyara na Gahini. Bukeye Gahini yibyariye afata Abeli aramwica. Imana itugirire neza. Kandi urumva Adamu akavuga ati uyu mwana ko ari amaraso yanjye, muri njyewe ko nta mwuka wo kwicana ubamo, nta mwuka wo bwicanyi umbamo. Ibi bintu ko ari n'ubwa mbere mbibonye, ni gute muri aba bana babiri nabyaye hajemo Gahini hakazamo na Abeli? Imana itugirire neza. Hakazamo Gahini akibwiriza agafata umuhini akica mwene se, akica Abeli. Rero ni nako no mu bantu b'Imana harimo abantu baseseye nyine. Iyo ugize ibyago kandi ugahura n'uwo muntu waseseye, nyine arakwangiza kandi akanaguhemukira. Ariko aho bituruka kuri bwa buhanuzi natambukije umunsi w'ejo. Abantu muri iyi minsi namwe ntimushaka gukizwa, muravuga ngo abakozi b'Imana baraguye, mwebwe murahagaze. Imana y'amahoro itugirire neza. Rega nimwe mutuma bagwa. Imana idutabare. Uyu munsi ufashe umuhanuzi uramutegeye, umuvanye mu Ruhengeri cyangwa umuvanye ku Gisenyi cyangwa umuvanye Cyangugu, nta kindi kimuzanye, umuzanye iwawe kugira ngo aze guhanura. Ese ninde wakubwiye yuko buri munsi Imana ivuga? Kuki mushaka ko buri munsi Imana ivuga? Uyu munsi nagera iwawe Imana ntivuge, ni iki kiri bube? Kandi wamutegeye kugira ngo aze guhanura. Ikiri bube nta kindi, nawe arirwanaho nk'umuntu, kuko arabizi nadahanura ntati ikiri bumusubize. None arasubira Cyangugu n'amaguru, kandi ari we wamuzanye, kandi wamuzanye kugira ngo yumve Imana. Rero hari igihe Imana uyihamagara ikanga ntize pe, igaceceka. Wari uzi ko hari igihe usenga Imana igaceceka? Ubwo hari igihe uyihamagara ntize. Imana igisibira nshuti yanjye, igisibira. Hayi Marita na Mariya bigeze bajya guhamagara Yesu, baramubwira bati databuja ukunda ararwaye. Kandi koko Yesu na Lazaro bari bafitanye amateka.
bari bafitanye amateka. Ureka ibyo byawe uvuga ngo wowe na Yesu muri umwe, kandi uyu munsi ujya kureba ugasanga uracyafite inkota, urajya kureba ugasanga uracyafite inkota, avuga ngo wowe na Yesu muri umwe. Ariko Yesu na Lazaro bari bafitanye amateka. Ariko ngo Lazaro arwaye, ngo baramubwira ngo databuje ukunda ararwaye, ngo Yesu ngo arabyumvira, ngo arangije arasibira. We arasibira, Yesu ajya asibira, ajya agira gutya agasibira, ukamuhamagara ukagira ngo ntabwo ahari, ukamuhamagara ukagira ngo ntabwo ari kukumva. Ariko kuba yacecetse ntibivuze yuko atakumvisha, aceceka yumvise kandi iteka wazi icyo ari bukore. Yigeze rero asibira kugeza igihe Lazaro apfiriye, arapfa baramuhamba. Imana itugirire neza. Umunsi umwe mu cyumba cy'amasengesho hari muri Nibature muri ADPR ahantu hamwe, mu masengesho barasenga mu gitondo cya kare kare bagiye gusoza ku muhanuzi. Bari bamwizeye ko ahanura, kandi bari bamwizeye ko Imana ituye muri we. Imana y'amahoro itugirire neza. Noneho bagiye gutaha agira ikibazo, aravuga ngo ubuse ngo ko abantu banzi ko mpanura, abantu bazi ko mvuga Imana, nibabona nsohotse muri iri teraniro Imana itamvugiyemo ntahanuye, ntabwo bazongera kwemera ko ndi umuhanuzi. Aba yikojeje ibicu, aba aragize arahanuye, ababwiye umuntu umwe wari uri aho ngaho, aramubwira atumva Imana imbwiye ngo iguhaye inzu vuba byihuse. Imana iguhaye inzu vuba byihuse. Imana itugirire neza. Atera haleluya z'umurambararo w'Imana ibwiye inzu. Imana itugirire neza. Harazitera ati haleluya, haleluya, ati nimunyikirize mungurize nzabishyura mwoka byara. Imana itugirire neza. Nk'umuntu ubwiwe inzu kandi ntayo yagiraga, ako ka mwanya akibihanura gutyo haba haje umuhanuzi, ajya mu mwuka noneho yitavuze kare, noneho ijya yavuga. Aba aramwegereye wa muhanuzi aramubwira ati ibintu uvugiye muri iri teraniro wabisubiramo. Uyu muntu ubwiye inzu uzayimuha katari njye uvugiye muri wowe. Imana y'amahoro itugirire neza. Katari njye uvugiye muri wowe, ibi bintu umusezeranyije uzabimuha. Imana idutabara. Umva ikintu Imana yahise itegeka uwo muhanuzi, iramubwira ngo nonaha nutabikora ndakwicira ahangaha. Fata inzu yawe uyimuhe kuko ni wowe umusezeranije. Fata inzu yawe uyimuhe. Arabanza arininira, Imana iramuhatira muniga, arayininira, ariko iragumya iramuniga kugeza ku rwego yemereye afata inzu yiwe ayihereza uwo muntu yarabwiye ngo Imana iguhaye inzu. Hari ibintu mukinisha. Imana itugirire neza. Abantu benshi mushaka ngo Imana ihora ivuga, ariko ntabwo ari ko buri munsi Imana ivuga. Hari igihe isibira, hari igihe iceceka, ariko nubwo ikindi abantu mukunda ubuhanuzi, ariko siko buri gihe Imana ikora yavuze. Hari n'ibyo ikora itavuze kandi ikabikora, kandi bikaba bikomeye. Imana itugirire neza. Uyu munsi hari igihe ujya kureba ugasanga umuntu, hari n'abajya banyandikira, rwose ntukajye unyandikira bene ibyo bintu ngo profete ngo ndagira ngo unsengere, ngo undebere, ngo hari fiance dukundana, ngo nagira ngo undeberemo niba ari we. Hanyumvira, murebere se niba ari we. Ni njyewe. Imana ntabwo ari izabana nawe, ni wowe uzabana nawe. Imana itugirire neza. None se ni njyewe uzi uwo ushaka? Imana itugirire neza. Ni njyewe uzi uwo ukeneye? Ngo nagira ngo undeberemo, ngo mbarize Imana, ngo niwe, ngo cyangwa ntabwo ari we. Nise uwo mukunzi utamureba. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo mukunzi utamureba, ayo masengesho musenga aracuramye. Tangira wowe senga isengesho rya nyaryo, sibyo? Ye waramukunze, igisigaye shyira umushinga imbere y'Imana, sibyo? Shyira umushinga imbere y'Imana, uyibwira uti Imana nshyigikira. Niba atangiye no gutana, musengereye gutana mu izina rya Yesu. Ufite ubutware bwo kumutegeka agakora icyo yiyemeje mu izina rya Yesu Kristo. Erega buriya si ngombwa yuko ugombera gusaba umuntu burya nanone. Uburyo si ngombwa yuko ugombera ngo Mana, oya. Wakunze umuntu, bishyira imbere y'Imana, ibishyigikire mu izina rya Yesu.
vuga ngo mana hari umuntu dukundana bishyigikira umushyiremo umushake umushyiremo amagambo umutegeka avuga ijambo rizima mu izina rya Yesu Kristo umutegeka reka turi abana b'Imana. Rero iyo wamaze kwisobanukirwa ntabwo ukomeza kujyana n'amarangamutima ya za karande. Mbonye abantu benshi kubera ubuhanuzi basenya ingo zabo, mbonye abantu benshi kubera ubuhanuzi bagumiwe. Imana itugirire neza. Iteka guhera guhora ubaza abahanuzi ngo mbariza niba uriya ari we, akakubwira ngo uriya si we. Umva nge nkubwire uko nzi Imana ni Imana iri smart, Imana irasobanutse, ntabwo izakwambura ikintu idafite ikindi iguhaye. Ariko umuntu araje arakubwiye ngo uriya si fiance wawe mureke, uramuretse abandi baramwijyaniye, warangiza uramuretse aguhaye uwuhe, ni uwuhe muri kubana, ni uwuhe muri kugendana. Imana y'amahoro itugirire neza. Umugore murabana mubyaranye imyaka ingahe, mubyaranye abana 3 4, ngo Imana iraje iravuze ngo si uwawe. Mbere mujya kubana Imana yari iri hehe? Imana itugirire neza. Ntabwo ayo makosa Imana yayakora, kuko Imana ntikiranirwa, ntiyoshywa n'ikibi kandi nta nuwo yacyohesha. Imana ntiyoshywa n'ikibi kandi nta nuwo yacyohesha. Rero uyu munsi wa none wowe wifata amarangamutima yawe n'irari ryawe ryakubase uburaya bukurimo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo noneho ngo bifate nurangiza ujye kuvuga ngo umugore twabanaga ngo Imana yambwiye ngo si uwanjye. Emera intege nkeya zawe uvuge ngo nananiwe no kubana n'ingeso ze, nananiwe kwihangana. Sibyo? Wemere ko ari intege nkeya. Imana itugirire neza. Asifiwe. Hari n'umuntu uza akaza akadefanda akavuga ngo urareba ngo nyine ngo twakoze divorce kubera yuko Imana ariyo yabivuze. Umva nkubwire, divorce ni intege nkeya. Zemere nyine ko zakubayeho, uzemere ko zakubaye, uzisabira Imana imbabazi kuko ni Imana igira imbabazi. Ariko reka gufata ibintu ngo ubikristure. Oya. Imana ntiyoshywa n'ikibi kandi nta nuwo yacyohesha. Iyo ugiye kureba akenshi buriya iyo wakoze indahiro ukayirengaho, ntukazana ibindi bintu byo kwiyoroshya. Oya. Nasomye ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli. Imana y'amahoro itugirire neza. Ezekiyeli ngira ngo ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli ibice byaho ni 17 ku murongo wa 18. Haravuze ngo yasuzuguye indahiro yica n'isezerano, ndetse yari yaramanitse ukuboko kwe arahira, ariko arengaho arabikora byose ntabwo azarokoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Yasuzuguye indahiro yica n'isezerano, ndetse yari yaramanitse ukuboko kwe kw'iburyo arahira, ntabwo uzarokoka kubera ko wasuzuguye indahiro. Buri iteka iyo wagiranye isezerano n'umuntu, icyo ngicyo niryo sezerano. Biriya byo mu rusengero dukora, ukagenda ugasezeranya abantu ukagira gute, ni isezerano riza ari ubwa kabiri. Ariko iteka jya uzirikana ikintu wasezeranyije umuntu ugikore. Imana itugirire neza. Ariko uyu munsi niba wubatse urugo, uyu munsi ukarusenya ukavuga ngo nuko bahanuye, oya, urabeshya pe. Ni intege nkeya zabaye kuri wowe, zemere wiza kubeshyera Imana ngo uyivange mu mafuti yawe. Imana irambiwe abantu bayivanga mu mafuti yabo no mu manyanga yabo. Wivanga amanyanga yawe ngo uyavange mu by'Imana. Emera intege nkeya zawe, wananiwe n'ingeso, unanirwa kwihangana, wemere yuko wakoze icyaha, ugisabira Imana imbabazi. Imana y'amahoro itugirire neza. Emera ko wakoze icyaha, nurangiza ugisabira Imana imbabazi. Nurangiza uce bugufi, Imana y'amahoro ikugirira ibambe. Nurangiza uce bugufi, wongere wiyuzuze nayo ubona amahoro. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya ajya kwa Data ntamujyanye. Yesu niwe nzira n'ukuri kandi niwe bugingo. Imana itugirire neza. Rero umuntu urimo Yesu arangwa no kugira ukuri kandi akarangwa no kugira umurongo ugororotse. Ureka kuvuga ngo urareba ngo urumva mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Rero ukunda Imana niwe umenywa nayo. Mureke mbabwire mwabarokoremo,
nimugende uko Imana ishaka, genda uko Imana ishaka, sibyo? Uyu munsi abantu murakunze ubuhanuzi kuruta uko mukunda ivuga. Abantu mukunda ubuhanuzi. Rero abakozi b'Imana bavangirwa kubw'impamvu nyinshi cyane. Imana itugirire neza. Rero ugasanga mfite umukozi w'Imana w'inshuti yanjye ni umushumba. Umukozi w'Imana yigeze atumirwa ahantu hamwe mu bipango. Abantu benshi, abahanuzi benshi buriya bapfiriye mu bipango. Abahanuzi benshi bapfiriye mu ngo z'abakomeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya abanyamafaranga nibo benshi bagiye bica umurimo w'Imana. Imana itugirire neza. Noneho rero aratumirwa ahantu hamwe, bamutumira nyine bamwizeye nk'umuhanuzi, bamutumira bamwizeyemo nk'umukozi w'Imana, kandi Imana yaramukoreshaga. Aragenda asanga babazi inkoko batetse kimwe cyose, ariko batumiye n'abaturanyi. Vuga ati hano hari buze kuza umukozi w'Imana w'icyamamare. Imana itugirire neza. Kandi nawe yariyumvaga, nawe yarabizi. Ariko bararya bararangiza, igihe cyo gusenga kiragera. Reka umukozi w'Imana wawe rero azajye guhamagara Imana, asange ni ntayo. Yikabakabe wapi? Yisakasake wapi? Imana y'amahoro itugirire neza. Yisakasaka wapi? Ijwi ry'Imana ribure. Neza neza icyunzwe kiraza, icyunzwe kizamuka mu makote, ibintu birakomera. Imana itugirire neza. Arasaba tubwiherero bwa hano buri he. Haca mu bwiherero arasenga. Arasenga. Ati Imana ndakwinginze ngirira ubuntu, mfashe irya none uvugane nanjye, basunyereke ikimenyetso cy'ukuri kumwe nanjye, bisinzabyongera. Sibyo? Imana yigira ibambe, yumva gusenga. Imana iramufasha, iruruka ivugira muri urwo rugo, ivugana n'abantu bayo, arataha. Ariko twaraganiraga mbwira ati ngiki kintu nahuzwe, ngiki kintu ntazongera. Abantu benshi rero mufite ubuhanuzi, ariko mwahuye n'abahanuzi b'abasaza. Abahanuzi b'abasaza bisha abantu benshi cyane. Abahanuzi b'abasaza batumye abantu bagwa mu butayu. Imana itugirire neza. Abahanuzi b'abasaza akenshi urasanga araguhanurira ibintu bijyanye n'amarangamutima yawe. Uko userutse niko aguhanurira. Imana itugirire neza. Uko userutse niko aguhanurira. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga uko umuntu uko uje nyine, kuko ifite impamyi yo gutunga iby'isi, nawe nibyo bakubwira. Muri iyi minsi hari ubutumwa abantu basigaye bavuga bwitwa gutegera umuntu ku cyo akeneye. Kubera yuko nyine nta rubyaro, ugasanga umuntu ahise akubwira ngo ubonye urubyaro. Ariko burya nyirizina icyo ngicyo si ubuhanuzi. Oya, si ubuhanuzi, kuko n'ubundi yarabizi ko nta rubyaro ufite. Imana idutabare. Ahubwo kuba abizi ko nta rubyaro ufite, cyo mukozi w'Imana yagakoze ntabwo yagahanuye, ahubwo yagategetse mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Agategeka mu izina rya Yesu. Ugahagarara mu butware bwo gutegeka, Imana igashyigikira amavuta. Ariko kubera yuko uyu munsi abantu icyo ngicyo nicyo ukennye, icyo ngicyo nicyo ukeneye, umuntu arahita akubwira ngo nyine ngo mbonye ubona umwana, nawe ukabyakira kubera yuko ari cyo ukennye. Imana idutabare. Rero abahanuzi b'abasaza bakora bati, uyu munsi arakureba akareba icyo ukeneye, agahita avuga ngo icyo ni cyo Imana iguhaye. Uyu munsi arakureba akabona kuko akuzi cyangwa yakumenyeho amakuru. Muri iyi minsi nabaje hazi barakora. Hari abahanuzi bafite baje hazi. Uyu munsi ugasanga ufite amasezerano, uzi ngo wavuganye n'Imana, ariko nyirizina ugasanga ntiwavuganye n'Imana, ahubwo wavuganye n'umuntu. Imana itugirire neza. Bibiliya yitwereka umuhanuzi watumwe kujya kuvuma igicaniro cya Yerobowamu. Amaze kujya kuvuma igicaniro cya Yerobowamu, ngo ageze ibwami, aho ngaho bararyaga, aho ngaho bari bafite ibyo kurya kandi bihagije. Imana itugirire neza. Nta kintu cyari kibuzeyo. Ibwami baryaga neza, bamuha ibyo kurya, ariko kuko yari yategetswe ngo ntagire ahantu arya, ngo agende avume, genda ahanure, narangiza agaruke, mpaka agarutse iwe aba ariho yongera kurira. Imana itugirire neza.
aragenda igicaniro arakivuma. Amaze kukivuma, Imana itugirire neza, arangije ngo aragaruka, ari mu nzira arimo agenda, yicara munsi y'igiti kuko yari ananiwe. Aho niho yahuriye n'umuhanuzi w'umusaza. Abahanuzi b'abasaza batumazeho abantu. Abahanuzi b'abasaza, hari abantu ubona bahoze bahanura, cyangwa se babayeho bahanura, cyangwa se bumvisha abandi bahanura, ariko ugasanga ibyo bavuga ntabwo ntibazi nabo ko bimeze, ntabwo bazi ngo bigenda gute, ntabwo bazi ngo bituruka he, ntabwo bazi ngo ni iki kibibabwira, nabo babyumva gutyo bize. Imana itugirire neza. Rero uyu muhanuzi w'umusaza ngo asanga umusore ngo yicaye aho ngaho, ngamaze kuba yicaye aho ngaho, aramubaza ati bimeze bite? Ati ndaho ariko nyota iranyishe. Ati none se nguha amazi? Ati hoya, Imana yantumye yambujije kugira icyo mfatira mu nzira n'icyo ndira mu nzira. Imana itugirire neza. Umva umuhanuzi w'umusaza, arangije baramuhanuriye, ajya mu mwuka arikabakaba, abaramuhanura atumva nanjye ndi umuhanuzi, ariko Imana irantumye, intumye kukubwira ngo niwirire nurye icyo yari yagutumye gukora wagikoze, niwirire nurye. Buriya kenshi niwumva n'ubuhanuzi jya ubusengera Imana, ubaza Imana utese Mana, ibi bintu koko nibyo biturutse kuri wowe? Niba biturutse kuri wowe nyereka ikimenyetso. Uyu munsi kubera iki wumva ibintu ngo Imana yavuze kandi ubikubwiye n'umuntu uramuzi? Kubera icyo udasaba Imana ikimenyetso, ko Imana itanga ikimenyetso, cyo usaba Imana ikimenyetso, sibyo? Wowe uraje ubajije umuhanuzi ngo mbwira niba uyu muntu tuzabana ari we, harakubwiye ngo ntabwo ari we. Umuntu mwakundanaga yagufashaga byose, nta na kimwe atakoraga, ariko uragiye uramubwiye ngo reka reka ngo Imana yabyanze, reka 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 sinabana nawe. Ugasanga umwigijeyo, ariko nyamara we asanga ari we Imana yari yarakugeneye. Ariko nyamara ibintu nk'ibyo uramutse usenze ugasaba Imana ikimenyetso, Imana yakwereka ikimenyetso. Erega Imana iravuga kandi Imana irahishura. Umuhanuzi si bwo bamubwiye batirire, atirire rwose irira, Imana ivuganye nanjye ngo niwirire. Umuhanuzi w'umusaza afata wa musore amujyana iwe, aramubwira ati noneho atirire, amugaburira imyungu, amuha n'ibishyimbo, amuha n'igikombe cy'amazi arenza. Avuye ibwami yanze inyama, avuye ibwami yanze amata, avuye ibwami yanze kurya neza, ariko umuhanuzi w'umusaza amugaburiye imyungu. Abantu benshi bapfuye hano hanze aha ngaha, bapfuye bishwe n'imyungu. Ntabwo ari ibintu bizima birimo birabica, baricwa n'imyungu kandi nta handi bituruka, byaturutse ku bahanuzi b'abasaza. Abahanuzi mwahuye nabo ntabwo bari abanyabo, bari abatuburano, bahanuye ibijyanye n'amarangamutima yabo, ariko namwe kubera ko mwanze gukunda ukuri ibagirisha kubasheshenga. Hari abantu benshi mufite amasezerano, ariko nyamara ayo masezerano ni amahuri. Ayo masezerano mwarasheshenzwe, ntabwo aturuka ku Uwiteka Imana. Muhanuzi si bwo ari y'imyungu. Ni ukuri hari abakobwa bavuye muri korali batayivanwemo n'ikintu gifatika, bayivanwemo n'imyungu. Imyungu yabavanye muri korali, ibavanamo pe. Hari abahanuzi bari bazima, kubera kujya mu bipangu imyungu ibavanaho amavuta bashiraho pe. Amavuta yabashizeho, uyu munsi basigaye bakanura, arareba ukagira ngo arakurya akanura, ubugira ngo ni ikimodoka cy'intambara. Imana y'amahoro itugirire neza. Nta tuvuta na duke, ari aho ngaho ni rukomanya imbara, ari aho ngaho. Benshi bishwe n'imyungu, abantu bapfiriye mu butayu. Imana itugirire neza. Muhanuzi amaje kurya imyungu, amaje kurya ibishyimbo, yanze kurya ibiryo by'ibwami, yanga kurya ibiryo bitetse neza, ngo arimo arumvira Imana, ariko ahuye n'umuhanuzi w'umusaza, biranga neza neza. Hari abakobwa benshi bapfiriye mu byumba bya deliverance, bapfiriye mu byumba bya deliverance ahangaha, bapfiriyemo muri ibyo byumba. Wanze gusambana
wanga gusambana n'abaguha amafaranga, ariko uyu munsi wa none ubugingo bwawe butakaje ku kintu cy'amafuti kubera gukunda ibitangaza, kubera gukunda kuraguza cyane, kuzenguruka mu bahanuzi, kubera gukunda kugendagenda. Ntimushaka gusoma ijambo ry'Imana, ariko mupfiriye muri deliverance z'amafuti. Uyu munsi umuntu arakurongoye ngo arimo arakuderivura, ni ibintu by'amafuti biri aho ngaho. Wishwe n'imyungu, iyo ni imyungu, sibyo? Wishwe n'imyungu, wowe ushize mu bwenge bwawe, wowe ushize mu bwenge bwawe ugashyira mu bwenge bwawe, sibyo? Wowe urumva umuntu yakuderivura kubera yuko yakurongoye? Urumva yakuderivura kubera yuko waryamanye nawe? Erega bakabikora n'abadamu b'ibikwerere, n'abantu ubona yuko basobanutse, ariko kubera ko banze gukunda ukuri, banze gukunda ukuri, niyo mpamvu ubona abantu barimo barapfa, niyo mpamvu ubona abantu bapfapfanye, barapfuye cyane, sibyo? Ugasanga uri umudamu urubatse, uciye umugabo wawe inyuma ngo muri deliverance, ngo bambwiye ngo turyamane, ngo hari imyuka mibi ndiho. Come on, ibyo nibwo biri buze kukuvaho, nibwo biri buze kugenda. Imana ntiyoshywa n'ikibi, nta n'uwo yacyohesha. Rero hari abantu bapfuye kera, hari abantu bagenda ukabona baritwa ko bakorera Imana, ariko ni abahanuzi b'abasaza, ni imirambo igenda, bapfuye bahagaze. Ubabona ko bareba, ariko ntibareba. Bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva, bafite amaguru, urabona baragenda ariko barahagaze, bapfuye bahagaze. Ni abatindi ku mutima, ni abakene, ni abantu bo kubabarirwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni abo kubabarirwa, abo bapfuye bahagaze. Imana itugirire neza. Ndetse rimwe na rimwe bifitemo ubunyamaswa muri bo. Imana itugirire neza. Ubabona ari abantu, ariko ni inyamaswa abantu. Rero abantu ureba urabona bararushye, kubera ko abantu bararushye. Uyu munsi wa none urarushye, kubera ko urushye. Rero emerera Yesu akuruhure. Yesu niwe karuhura, kandi umuhanuzi w'ukuri ntuzakubwira Bibiliya y'ijambo ry'Imana, kandi umuhanuzi w'ukuri ntuzakubwira kwihana ibyaha byawe. Ariko abantu mukunze ibitangaza, abantu mukunze ubuhanuzi buri aho ngaho, ndetse rimwe na rimwe butanafatika. Uhanuza amaje kurya imyungu, wa musaza uzi icyo yakoze? Yagiye mu mwuka ati ndayumva noneho, ati uretse gakeya, burya mbere sinarindimo neza, sinarindimo neza, ati none ubu ngubu nibwo ndimo neza. Umva icyo Imana ivugana nawe. Imana irambwiye ngo kuko wanze kumvira Imana, ukarenga ku ndahiro, ukarenga ku cyo Imana yavuganye nawe, ukarya kandi Imana yakubujije kurya no kugira icyo ufata, ntabwo uri bugere mu rugo amahoro, urapfira mu nzira. Wabyumvishije? Abantu benshi barapfuye kubera ko bahuye n'abahanuzi b'abasaza, barapfuye kubera ko bahuye n'ibintu bidafite umumaro. Uyu munsi muranga abantu bababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, mukimika ibinyoma mu mitima yanyu, kubera yuko ngabo ari bo batagize icyo babatwaye. Mugasambana bakabibarekeramo, mukiba bakabibarekeramo, mukagira amagambo bakabibarekeramo. Ariko nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Nta mahoro y'umunyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero abahanuzi benshi basigaye bafite amayeri. Aya mayeri ni nyakubwira, niyo mayeri abantu benshi bapfiriyemo. Ni amayeri basigaye bakoresha kubwo kugira ngo bayobye ubwoko bw'Imana. Ni ubupfumu bushyashya bwimukiye mu bahanuzi, buri mu ishusho yo guhanura, ariko ni ubupfumu bushaje. Abantu benshi muzabona ngo hari abahanuzi muhura ngo ababasukaho amazi, ngo amaboko agahinduka, ngaho bahasutse ngo agahinduka amaraso. Baraheza avuga ngo dore uwakuroze, ngo dore n'ibintu bagushyizeho, aho ngaho mugatanga amafaranga mukayora. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko bababwira ukuri, bababwira ngo babasengere mu kuri no mu mwuka, abo ngabo murabita besikoro. Uyu munsi wa none hari ibindi byamaje bantu basigaye bakora bisa n'amaji, barabyita ko ari umurimo w'Imana, ariko ni imbaraga za gipfumu, ni imbaraga za gipfumu. Ibi ngibi ndabibabwira,
ntawe ntinya, ntawe ngiwe, ntawe untunze. Njye ntunzwe na Kristo. Ndashima Yesu wampaye agakiza ke ku buntu. Uyu munsi ndabivuga kugira ngo abantu nimurokore ubugingo bwanyu. Uyu munsi mwirukiye mu bintu ngo kubera yuko umuntu ngo abasha gusoma amazina, ngo agasoma amazina ngo muri iri teraniro ngo harimo umuntu witwa runaka, yarangiza akavuga nimero zawe, ariko nyamara ibyo ngibyo arabikora kubera yuko afite ba Gehazi bari inyuma, abo ngabo agendana nabo. Hari abantu bashinzwe kujya kuneka, bakamenya amakuru y'uko ubayeho n'uko urya n'uko ugenda, sibyo? Akamenya imodoka ugendamo, akamenya n'aho utuye, akamenya abantu ufite, akamenya n'aho ukorera. Wagera mu rusengero, wajya kumva arabikubwiye ati haguruka, ati ndabibonye, sibyo? Abo bantu ntibatana na za iPad mu rusengero, ntibatana na za telefone mu rusengero, ntibatana na za laptop mu rusengero. Akenshi baba barimo bacunga amakuru ba Gehazi barimo baraba. Ugasanga mu rusengero umuntu abayeho asenga, ariko nyirizina afite itsinda ry'abantu atunze bashinzwe gukora akazi ko kumunekera no kumushakira amakuru. Bakamenya amakuru yawe, bakamenya nimero ya telefone yawe, akamenya na nimero y'irangamuntu yawe. Yahagarara mu rusengero akaba arabikubwiye byose, ukarira amarira akagera ku birenge, aturambonye mukozi w'Imana, urambonye, akubonye byahe kari ubwesikora ari n'ubutekamuto. Ariko nyamara uyu munsi ntabwo mushaka gusoma Bibiliya y'ijambo ry'Imana, mwebwe murirukira ibitangaza, ariko nyamara ntabwo muzi ko ari ubundi bupfumu bwaje mu yindi shusho, sibyo? Ni ubupfumu bwaje mu yindi shusho. Ni abantu biyoberanya baje mu yindi shusho. Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi ibyo bintu murabiyobotse ngo niwe muntu w'Imana, ngo kubera ko avuga n'amazina, ngo n'umwenda wambariyemo imbere arawumenya. Imana y'amahoro idutabara. Muhanuzi w'umusaza arisha umusore imyungu. Umusore ageze mu nzira ahura n'intare. Intare iramushwanyaguza. Intare yaramushwanyaguje, ntasigara n'amagufa, arapfa, ntabwo yigeze agera mu rugo. Kubera iki? Kuko atumviye Imana. Dira abantu benshi barahera mu bibazo. Ni gute Imana ivugana nawe? Wagiye hehe barabivuga, ujya hehe barabivuga, ijya hehe barabivuga. Iyo Mana ni stati idakora. Iyo Mana ni robo ku buryo hari ibintu ntumva. Dusenga Imana ivuga, ngiyo nsenga n'Imana ikora. Iyo nsenga n'Imana ikora, kandi iyo nsenga n'Imana nsaba ikimenyetso ikakima. Mana y'amahoro itugirire neza. Nyisaba ikimenyetso ikakima. Nkagendana n'ukuboko kwiza kw'Imana, nkagendana n'Imana mbizi neza, nkagendana n'Imana mbizi neza ko ari yo turi kugendana, nkagendana n'Imana mbizi neza ko ari yo turi kuvugana. Imana usenga ni Bayali, Imana usenga ni bwoko ki? Ku buryo ubaho mu buzima ugasenga ariko ibintu ntibihinduka, ukayibwira ariko ukabona ntuva aho uri, ahubwo urushaho gusubira inyuma. Ugasanga watangiye gusengana n'umuntu ufite amafaranga, ariko uko umuha amafaranga niko ugira inyatsi, uko umuha amafaranga niko utazamuka. Usanga uba mu rusengero uratanga icyacumi buri kimwe cyose. Bibiliya itubwira ngo ni mungeragereshe kimwe mu 10 n'amaturo, maze murebe ko mutazagubwa neza. Reka mbabwire, gutanga icyacumi n'amaturo ni itegeko ry'Imana. Ntabwo uzigera urwanya amaturo ngo ubishobore wowe. Oya, gutanga amaturo ni itegeko ry'Imana. Ariko nyirizina impamvu ubona ko amaturo adakora nuko wayatanze ahatariho. Uyu munsi usengana n'abantu batari abanyabo. Abahanuzi mu bana ni abahanuzi b'abasaza, sibyo? Uyu munsi wa none rero emera ubaturwe, wemere yuko wayobye, wemere gusubira ku rufatiro. Ndakugira inama, subira ku rufatiro, usubire ku isoko yo gusoma ijambo ry'Imana, kandi wemere kunyurwa n'uburyo ubayeho. Ariko abantu murashaka ibitangaza, nicyo gitumye mwinjiye mu bupfumu bushasha mubwita ubuhanuzi. Niyo mpamvu uyu munsi mwahuye n'abahanuzi b'abasaza babarisha imyungu, mwariye imyungu. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ubona murimo murapfira mu nzira.
waragiye muri deliverance urasambana ngo barimo barakuderivura, kuva wavayo urimo urasambana nk'isazi. Ese warabohotse cyangwa iyo ni imyungu bakurishije imyungu? Waririnze wanga gusambanira amafaranga, ariko uragenda uko ni kwa kundi bavuga ngo imbwa yariye umuntu, uko ni ukuribwa n'imbwa. Mana y'amahoro itugirire neza. Kandi nta handi biva, nuko mwanga kwicara hamwe ngo musenge Imana, musome Bibiliya, mukirirwa mwirukanka mu bahanuzi. Wakumva uyu nguyu arimo aravuga ngo banza uyu nguyu ari wo ufite Imana, wakumva uri arimo aravuga ngo banza uyu nguyu ari ufite Imana, nyamara hari umushumba mwatangiranye mwasenganye. Uyu munsi wanze kumufasha ngo muzamure umurimo, mwubake ubwami bw'Imana. Uyu munsi wirirwa wirukanka, ariko nyamara uyu mushumba yakwatuje agakiza, aragusengera, akwigisha inzira yo kujya mu ijuru, akwigisha Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Ariko kubera yuko ngo wabonye ngo hari uri muvuga nimero z'abantu, akavuga n'abantu mu mazina nimero y'amarangamuntu, ngo aho ngaho niho wirukiye, ngo abari gusuka amazi ku maboko y'abantu agahinduka amaraso, ngo aho ngaho niho wirukiye, ngo wabonye abahanuzi bateye ubwoba. Umva nkubwire, barakurisha imyungu, ni abahanuzi b'abasaza. Bibiliya nibwo buhanuzi bwonyine butavangiye. Umva nkubwire, Bibiliya nibwo buhanuzi bwonyine butavangiye. Ni nkubwire ubuhanuzi ugasanga ntabwo uhuye na Bibiliya, ntabwo ibyo nabitumwe n'Imana. Ubuhanuzi bwa nyabwo buri biblike. Bibiliya yavuzwe kera, ni iya kera na mbere yuko Yesu aza. Ariko uyu munsi biratangaje, ibyo Bibiliya yavuze mu gitabo cya Danieli n'igitabo cy'ibyahishuwe, uyu munsi nuza kwicara neza ugasoma igitabo cya Danieli, ugasoma n'igitabo cy'ibyahishuwe, uraza gusanga neza birimo biragwamo neza bimwe Bibiliya yavugaga. Nubireba neza uraza gusanga ibyo umugore n'ikiyoka, uraza gusanga na ya nyamaswa ibyayo muri Amerika. Iyo nyamaswa barayironshinze. Iyi ntambara ya Isiraheli irimo ahiganisha nta handi. Imana y'amahoro itugirire neza. Uraza kubireba ugasanga ni ukuri kwa Bibiliya. Uyu muhanuzi witwa Bibiliya, nushaka niba utanagira Bibiliya muri wowe mu rugo iwawe, genda ugure Bibiliya. Nigute ugura iPhone utagira Bibiliya? Imana y'amahoro itugirire neza. Ukagura iPhone ariko ntugira Bibiliya, ariko ngo ufite ngo Bibiliya yo muri telefone. Iyi ni intuburano. Yego turayifashisha, ariko ni intuburano. Tunga Bibiliya. Ndagusabye tunga Bibiliya wa mumama we. Tunga Bibiliya kandi uyisome. Tunga Bibiliya ni intwari izakugeza aho ugomba kugera. Nta kindi kizagushoboza gutsinda Satani, ni ugusenga kandi ugasengera mu byanditswe. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi ndumva mvuze ibintu bikomeye, ndumva ibintu birakomeye, binateye ubwoba, ariko ntawe ntinya, nta numwe ntinya. Ibi ngibi ndabivuze kandi uko ni nako kuri, uko mbivuze niko kuri. Murimo murapfa kandi murimo murarimbuka, kandi nta kindi kiri kubarimbura. Ni ibintu mwimitse bitari ibya nyabyo, mwimitse bitari ibya nyabyo. Dore nambaye ubusa, ndakwinginga unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagira ibyaha, mutabazi ne gupfa. Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi dore kuva mu byaha niko kujijuka. Ndasubiramo, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Benshi muvuga ko muri abanyabwenge, ariko muri injiji zo kubabarirwa. Benshi muvuga ko mureba, ariko muri impumyi. Benshi muvuga ko mwambaye, ariko mwambaye ubusa. Benshi muvuga ko muri abakire, ariko muri abatindi. Muri abatindi bo kubabarirwa. Muri abatindi. Ndongera mbisubiremo, muri abatindi. Imana y'amahoro ibagirire neza. Imana y'amahoro ibishimire. Ndashoje. Imana ibagirire neza, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Imana ibarebe neza. Ndabakunda, ntimukabure ku Mwuka Wera.
ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom, Imana ibane.